Kennedy bimeze bite? Sawa. Ça va? Ça va. You're welcome again. Thank you. Ukazi bite se? Ni sawa. Ni sawa. Byose biragenda neza. Ejo nabonye email yambwira ko uzagera hano muri aya masaha uje gutwara bya bikoresho. Nanubahije gahunda uretse ko hari n'ibindi wenda nifuza ko tuganira. Kennedy. Bimeze uriya mukobwa. Ndabizi ko nta kindi nakora ariko umutima wanjye uranshuka. Ndabizi kuri papa urukundo runyuzuye umutima. Ese ko mbona kubona ko bafitiye agahinduka bigeze hariya cyangwa se byambere cyakumuka ntabwo wicaye mu bikemure. Umutima we ntazi wenda afite ashaka kunsaba imbabazi cyangwa se akeneye ko ngenzi musaba cyangwa nta kibazo ngenzi dufitanye kugeza ubu. Nta kibazo ufite na kwiwe ku buryo yakubona agatunguka muri ofisi yirukanka kuriye. Ntabyo nzi wenda tuzamubaza ariko nta kibazo. Hari akadosiye mbere y'uko ntwara ibikoresho murabimpa, hari akadosiye k'isoko nari naratsindiye nka rwiyemezamirimo. Bansaba quotation y'ibikoresho byanyu mutugurisha angahe, none narije kugira ngo mumfashe kuba twabikora hanyuma tuyohereze. Wavuganye rya leta rya NCC. usanze arimo kwihuta sibyo? Wavugana na Clement ushinzwe ramara warehouse. Then noneho waza yaraza namara kubona liste y'ibinkeneye mukama quotation. byaba ari byiza kurushaho kwa kugira ngo ubuze kubona umwanya wo kujyayo kugira ngo mbashe kugufasha, ariko arahari ndabizi. Hari inama ngiyemo y'abacuruzi, buriya turaza kujya turi contact n'ujye kugenda mbere kugenda wampamagara ubona nafashe telefone ukanyereza ka SMS kugira ngo umenye gushaka ko tuvugana nkajyanze wenda tukavugana gatoya. Nta kibazo kajye muri ofisi. Nanjye ndasohoka mukwereke byo n'umuntu wenda namuye orientation kugira ngo bize kukorohera kandi stili muri bazima muri abakiriya bazima. Merci. Katamure. Uza se ngiriwe neza. Ewe burya namba biti byiza. okay turuka heza Nenuruke wacu aho nkora. Ewe none se busariye ko ushaka ko tujye ku ishuri. Rusi nakora Yes. ntabwo yaraye hano kandi yambwiye yuko ari buva agomba aho yaraye nyine ahita ajya mu kazi. Katabimbwize kandi duhora tuvugana biba byagenze bite. Ubu navuze ngo uyu munsi turajyana nyine wagiye mu kazi ngiye kwiga. Ase ibintu byose byanga bikubwiye. Nabimbwiye neza kandi nose kare wandangiye ari ahantu ndi kwiga niho hanjyanye. Ewe ngo ni madari rero ndumva nta nicyo nabandi gukora hano. Ko se mbere ko ngenda reka banze nkubaze. Kuki abantu mumenye? Narakumenyereye se? Cyane uramenyera wamenyera inshuti yanjye. Umuntu arifasha ujurira. Uriya mukobwa w'umuhungu aramukorera ibintu bibi cyane akiba hariya ko makeza. Arakwihanganira. Aragenda ariyubatse. Ateye imbere.
noneho uje kwaka uwo wimye ubwo wimye Rusi wowe Queen arangije aza kuba kwa Rusi mu nzu nk'iyi kandi nta nimwe arahana imbere iyo tuza guhara imbere mbamo ntabwo uri kuzanabyemera ko wariyemeraga cyane utarakena tukomeze ni gute umuntu aguha icumbi cyangwa utamukiyongeraho ngenda ko umuntu arifata akaguha icumbi kambisubiremo yarani n'ubu mu gihe kimwe kugira ngo uzabone umuntu ugwana wo gushyira umusabi biragoye usigaye uva hano ugasiga ukingiranye hafi no kurara hanze watwaye urufunguzo ku nzu itari iyawe ubu wowe wirebye urumva ibintu ukora bifite ibisobanuro ubwo wabisobanura ako se Rusi we ibibereye ahangaha byose aragenda akabivuga cyane ntuzi ko utatabimbwira Rwari jutanye magara turumwe uwe wo turumwe n'umucitanye n'umuvandimwe wanjye uno kuvuga ibibera ahangaha akakubwira yego ikindi ubwo ni gutubana n'umuntu ko utabyuka gukorope uzi byumbo ukubure kwiguryamye eramwe ngo mu telefone niko kazi cyo kuza muzagenda ukore muri MTN uko ndabona iyo washobora ikibazo wabiba ariko ibyo tubyihoreye ntabwo numva nivugiye ni burage pe ni burage rwose ahubwo ryawe ngo cyahe n'inshuti ni ukwize kubaho inshuti njye nawe twabaye inshuti se kuva ryari uri umunsi umwe ngo ukingurire cyagiye waba ushaka gusohoka sinagukinguraga sinjya kuba kwinjizaga sinaguhishiraga ibanga sinaguriraga imbere nazo ko n'umuntu arabivuga mu mwanya rero sinyambwira amagambo menshi bari gucyumbura sinyamvugavuga ngira ibitekerezo ariko ibyo kugira ngo ndavuga amagambo atandeba rero kugira ngo wajya gusohoka ukajya mu kabari birandeba ngo bindebe ibyo ibikureba ni ibihe ni ibyo ngibyo ushaka ibindeba ni uko ugomba guha agaciro umuntu waguhaye icumbi ako se agaciro namwimye ni akahe kuko wakifata ugakingira ese namereka ese ufunguye niba ntega amatwi unyumva sinaguteza amatwi igihe ukanyumva niba ibyo bintu byarabaye rimwe kuki yumva ko ashaka kubigira intambara kumva yuko ari ibintu bihora nagiye ku muhanda ngenda nirukanka nibagirwa gushyira agafunguzo aho twagashyiraga twese twari tuziranyeho nta nubwo nanatinze telefone yanjye ihita inzimana ndaza nsanga haciyeho n'iminota nta n'isaha nta n'iminota 30 shawe rero yavuze ngereho nemeye ibyo yambwiye cyane ko bagiye muri kamere yanjye nemera abantu babiri ubu yambwiye narabyemeye ubu nawe ibyo umbwiye nawe ibyo umbwiye ndabyemeye ko wamaze iminota 30 ariko ntabwo ibyo umbwiye nabyo byumvikana wagakwiye kuba wafashe agapapuro ukandikaho urufunguzo dusizaho karenga ko nihutaga aho twari dusanzwe dushima nta kibazo kuki asiga ibiryo ntubiteke kuki udakora akazi nk'abandi baba bahawe icumbi umuntu iyo baguhaye icumbi rero uri umushyitsi ubundi umeze nk'umushyitsi ko ntabwo muzabana ibihe byose ubwo uzi ko ubundi muri kamere no mu muco nyarwanda umukobwa wirirwa mu cyumba mu nzu yirirwa aryamye bamuhaye icumbi ni ikosa uwo muntu se ubana mu rugo rwiwe ubona adatekereza ubona ari igicucu aravuga ati si umuntu ko tubana mu nzu ndavuga ati byibuze kabiri gitondo cya kare ntuhure cyangwa ngo byibuze nkona namise n'utwenda twanjye cyangwa nateka ibyo bisigaye hano ngo uramutegereza nako akaza agateka kwe ibyo ni ndabikubwiye niko yakubwiye se yakubwiye ko nakora papuro nose ubu ngubu kuje unsanga ahangaha usanze bimeze bityo hasa neza nzo hakoze ubwo ni Rusi nase yahakoze ataharaye wowe se kuba wowe ntabwo hakora none se nyine usanze ahangaha hasa nabi hasa neza none nyine ndakubaza ni ndabyo utsakora amasuku gusa ubwo yaba ari wowe nta kibazo cyambere nuko mucyaye wenda ngo inyigisho imfubyi zumvira mu rusaku yewe uzaza abana bawe uyana nawe zakugendera neza kiraza kubona umwari ahabwa icumbi ntakore ngo mu cyumba wicaye uri muri telefone umunsi wose naka kabibwiye ko namubuze akoreka musange ku ishuri n'ubundi wigize magambo kabisa kubundi ngubu abakobwa nzabakizwa n'iki
kandi arashaka iki simbura ibindi yaranje rwose. Alo alo uraho kwi turaho n'ibisanzwe tuba turi mu kazi. Ari mbahamagaye rero kumva babwire ku byerekeranye no kwishyura ya nzu kubera yuko iriya nzu rwose iyo tutayifata barayishyura n'ubu ngubu nahavuye hari abandi bari baje kureba kandi numvaga harimo uvuga ngo agiye kureba amafaranga nyiriza arambwira ati rero ubu usanzwe niwe ndi buriye rero nkaba nagiraga ngo nyine uno mafaranga twishyura inzu hakiri kare tutarafatwa n'abandi. Kwi ntega amatwi nyumve ibintu by'inzu bubiritse uranyumva? Ndakumva dati. Ibintu by'inzu bubishyize ku ruhande ndashaka ubanze unsobanurire ikibazo ufitanye n'umuntu witwa Kennedy kuko nta kuntu ashobora kwinjira no muri ofisi wanjye akaza akadusangana turi kumwe nta kibazo ufite turi kuganira bisanzwe warangiza ugahita usohoka muri biro ugaturumukamo ukagenda utanadusezeye ndetse ubusa n'uwahindutse wahinze umushyitsi. Mbwira ikibazo ufitanye na Kennedy ni ikihe ntumbeshye udaciye ku ruhande ntubu umubwire icyo ari cyo. Iby'inzu turabijyamo wamaze kumbwira icyo kibazo icyo ari cyo numvi imiterere yacyo hanyuma tugikemure dukomeze izindi gahunda. Nta bidasanzwe ariko gusa nta kibazo nemeye kubabwiza ukuri reka tuzashaka umwanya utari aho ngaho muri ofisi utari no kuri telefone duhurire wenda hahandi icyo yatura muri kaka tuzaduriramo tuganire hanyuma mubwize ukuri kose. Kubera iki tudashaka kubimbwira kuri telefone? Oya ni birebire dade ni birebire kandi nyine kuba mpisemo kukubwiza ukuri nuko mpisemo kukubwiza ukuri kubera yuko ntabwo nagakiganirwa kuri telefone cyangwa ngaho muri ofisi yawe ariko wenda tuzahurira hari muri kariya kabari urabizi ku amasaha ya kumanywa nta bantu baba bahari tuzaba turi comfortable nyine mbabwiza ukuri yanjye na Kennedy gusa ariko nyine waba unyanyeje amafaranga tukishyura inzu kugira ngo iriya nzu itaducika hanyuma nyine tukazanaganira ahantu akubwiza ukuri ku bwa buri kintu cyose. Umva nkubwire Kwi Karame ibyo bintu byo kwishyura inzu none aha ngaha sibyo reka tube tubisubitse sibyo ntabwo nshobora kujya kwiyangaje muri ibyo bintu byo kwishyura inzu urumva icyo kibazo kitarajya ku ruhande ngo menye ibyo ari byo urumva kuko ntabwo nshaka utuntu tw'ubutiriganya no gucabiranya cyangwa se mbone ngiye biba byancanze sinzi ibintu mo murimo urumva bishyire ku ruhande rero tubanze dukemura iki kibazo kijya mbere we na Kennedy ku buryo umubona ukirukanka ntabwo iyo nzu nibashaka bayitware ntabwo iyo nzu ariyo kamara washaka n'indi uranyumva iyo nzu ntabwo ariyo kamara washaka n'iki n'indi sibyo? Okay nta kibazo dati dore byari nzaguhamagara muri no minsi nzashaka umwanya guhamagare hanyuma turebe abantu twicara cyokora nutambwiza ukuri nzagusezeraho nawe ubibone. Dati nitoga kubwiza ukuri kandi nabikwemereye. Reka nzashaka umwanya muri iyi weekend igiye kuza sibyo? Hanyuma nguhamagare twicare hariya nkuko ubitekereza nkuko ubyifuza hanyuma usasi inzobo mbwiza ukuri icyo kintu tukivane mu nzira dukomeze n'izindi gahunda
inzu uzashaka n'indi amafaranga sinyabuze icyo ngushakaho ni iki ni ukubanza kwambwiza ukuri ibyo bintu bya nakare tukabivana mu nzira and then nkakomeza kugufasha nk'uko nabyemeye. murakoze. Sawa sawa. Okay. Bye. Shirya usigaye ukanyura mu gikari ukaza bucece urimo kutuneka mbaneka iki noneho tuma tuguriye ko ndeba noneho siko nemeze nk'umuntu unaniwe cyane byagenze biti uyu munsi wakoze ibiki watera imifuka wa mukozi wa nana nta kimukoresha ko ndeba unaniwe nk'umuntu wikoreye ibifuka ntabwo ari ukunanirwa ibintu mbonye nagahuma muntu ibintu mpuye nabyo samubwire ngo iki ngo ibiki uhure nabyo yese mu kazi cyangwa mu nzira uzutaha njye navuye hanze ngo Keza yagiye mu kazi ngeze mu kazi nsanga harafunze ko ndanifite urufunguzo ndafungura ngezemo indani nsanga uko twahasize n'urwani ko hakimeze n'ibintu wabonaga byenda ngo hari ibyo dukeneye kurangura pe none se nyine byagenze bite kunumva inkuru utayimpa neza usanze ibintu mwabitega no kurangura uyu munsi ngiye kuri konte nsanga amafaranga umukobwa yawe ngo iki vuga ngo basireka njye kwirangurira nsanga amafaranga umukobwa yakuyeho Keza ngize ngo ndamuhamagaye nsanga telefone ntayiriho koko sheri ko njya nkubwira ngo uriya mwana yarananiye ukajya ukambwira ngo njye mureka ngo ubwana Keza nk'ibintu akora ibintu Keza mubona akora ubona bizamugwa amahoro Keza niba yagiye mu kazi niba agiye kurangura agomba no kumagara akamwatima ngwino njye ngiye nsimbutse ngiye kurangura niba agiye gukura amafaranga kuri banki yamwatima ngiye gukuraho amafaranga yo kurangura Keza ibintu byose bivuga ko agomba kwiyobora abona ari ndi muntu wagendera munsi y'ibirenge bye Keza ujya kuri konti amafaranga usanga yavanyeho none se kuki utamuhamagaye ngo ntayiriho telefone ntayiriho pe telefone ya Keza ntayiriho nahamagaye narushye ndakubwiza ukuri nahamagaye narushye haryo ubwo niwe wari warashyize kuri account so ndakora kuri ya business ko twayifunguriwe gushyira ho nari gushyira ho niwe wari kujya wose singiye ni rake none se mama ke ibintu n'ibiki noneho abandi barabyara kuko ninjye babyaye abandi barabeshya Keza se agamije iki telefone yayisize aho wenda mvuge ngo yagiye telefone arayisiga avuga ati reka nsimbuke manze njye kurangura gusa ajya kurangura nta telefone afite byo birashoboka kandi ngewe n'ibintu mpora mvuga ngo uriya mwana yarananiye ngo reka ngo ntabwo yananiye umwana Keza yananiye uretse ntabwo kutakumva umwana aba ari umwana mu rugo nyine ashobora gukora ikosa bwa mbere tukagerageza akora kabiri tukagerageza ariko ikintu kirimo kuntungura ni gute umuntu ashobora no kujya kuri konti akabona amafaranga
urashobora kubona ibetize birabyo byo kwica akazi no kutashaka kukajyaho twari tubimenyereye twabaguragoza ntarabikunda azagera bikunde ariko ni gute none ashobora gutinyuka akagenda akajya kuri account sibyo atwara amafaranga y'akazi yose yamazeho yose do nta n'igiceri cyatangikiriho ngezeho nkubitwa n'inkuba ndavuga si uyu mwana ujya gukuraho amafaranga atarambwira ati mama ngiye kurangura tutakoze urutonde rw'ibikenewe ngo Keza ajyana agapapuro avuga ati ibi nibyo bikenewe nibyo bikenewe Keza yakwikora akagenda akajya kurangura nta kantu afite akabishobora no mu mutwe wagira ngo huzuyemo amazi none se ukabukeka ko yagiye none se ko mwari mumaze iminsi mukorana umbwira ngo birimo bigenda neza wumvaga no mu mitekerereze no muri gahunda ze nta hana arimo guteganya nibura kuba yajya muri no minsi ya vuba ntabyo nzi naho yambwiye mbese wowe nta nawe ukeka reka tugomba kumushaka rimwe tugomba kumushaka nk'umwana tukamenya ahantu aherereye kabiri dukeneye amafaranga yatwaye Keza si uruhinja ahubwo ikibazo ni amafaranga naho Keza si uruhinja rwo gushaka reka ndebe ko telefone yose kandi ko telefone irahanga ishyano rirabwira basi no ndamenya none mbitwaranye umwana akifata akajya kuri account agatwara amafaranga aswara y'akazi nta kintu twamwimye twamuhaye freedom yose uravuga telefone Keza nta n'umwenda n'umwe ngo iki uri muri iyi nzu ye Keza nta mwenda uri muri iyi nzu n'ibintu byayo bitwaye mwese mu makuru urumva atari umupanga atari ibintu yamaranye iminsi ariko nawe umeze nk'umuntu w'indangare koko ni gute umwana ashobora gupanga nk'ikintu nk'icyo ngicyo agapanga ikintu nk'icyo ngicyo kugeraho apakinga ibintu bye akabitwara ntabwo ari ikintu yaba apangiyeho ako kanya ni mu mupango waramaranye hafi nk'icyumweru cyangwa bibiri kandi mu gitondo murajyana nimugoroba mukagarukana igihe utagiye ku kazi nabo bari ahangaha muri kumwe Keza ni gute agukina imikino nk'iyo ngiyo warangiza ukamera nk'umuntu udafite icyo gukora mbese ubu turabanye tumushakirayo oya ntabwo mbyumva ni gute ushobora kudamenya gahunda z'umwana kugira atari amafaranga Cheers, Daddy. Cheers. Yeah. Turamanuka neza. Kamera sawa. Buriya rero nibyo nakubwiraga. Muri office ntabwo umuntu ubona ukuntu dushobora kwicara ngo tuganire mafite akazi hari abantu babinjira batudera ndabagira gute. Abamba nahisemo ko tuzangana. Waye muri office yawe ho rwose sinzongera no kwagaruka dufitanye gahunda. Ndicara hakaba hinjiye hakaba sohotse amatelefone. Okay. Nyatari. Daddy rero. Iriya nzu nari nabonye. Barayitwaye biranagoye cyane ko umuntu azongera kubona inzu nziza nk'iyo nari nabonye. Kandi ikindi ahantu nari nayibonye hari sefu isa nkaho iri yonyine ari nziza noneho kubera ikibazo cy'amazu kiriho sinzi ko tuzongera kubona indi nzu nziza wumve ngo nicyo kibazo mfite ndakumva rwose wanze kuza kuyireba batinda kuza nyine ngo turebe wishime tuyishyure ihita yishyurwa n'abandi ubuse kuko bizagenda gute Dada ufite ubwa kutazongera kubona inzu nk'iyo ngiyo urimo kumbwira Okay, wenda inzu zirahari ari na nyinshi ariko impamvu iyo ngiyo nari nayishimye yari nziza kandi nanone itanahenze cyane izari rero zirahenze cyane kandi nta mpamvu yo kugira ngo njye mu nzenze cyane ndumwe ntabwo byoroshye gusa
si uko nabuze amafaranga, si uko ntari mfite ubushake bwo kuba nakwishyurira iyo nzu kubera ko nari nabyemeye, ariko senariyo nabonye umunsi wari muri ofisi yanjye Kennedy akaza akagusanga yatumye ngira duti ikomeye cyane. Ndavuga ibi bintu bishobora kuba birimo ikibazo. Kennedy ndamubaza ngo ikibazo mufitanye ni iki, ntashaka kumbwiza ukuri. Even you ndagira ngo dusase inzoba ahangaha kuko mbona hagati yawe na Kennedy harimo ikibazo gikomeye. Nta kuntu ushobora kubona umuntu yinjiye muri ofisi wari umeze neza turimo kuganira, nta muntu urahindutse mu kanya gatoya ubwoba bukakwica ukadagadwa. Ni iki kibazo gikomeye? Niyo mpamvu nanze ngiye guhita mpubuka ngo nkwishyurire inzu. Ndashaka kubanza kugisobanukirwa hato nanjye mutazabinzanamo bikangiraho ingaruka. Ngambwira bimeze bite? Sitade nicyo kintu cyatumye utanyishyurira inzu. Of course. Kandi n'ubu ngubu ntago niteguye kwishyura utarasohora amarangamutima umubwira ibibazo bufitanye na Kennedy. Okay. Dede. Niteguye kukubwiza ukuri kandi buri kimwe nta na kimwe nkwishe. Nibyo koko dute wagize cyangwa se wenda uburyo wabibonye nibyo pe. Kennedy nigeze gukururukana nawe, niyo twigeze gukunda nawe. Utandakarira ariko. Go ahead mbwira ntacyo mbwira gukundana bikamze birashoboka sibyo? Yeah. Okay, twarakururukanye nago kuko ibintu byabaye nta rukundo rw'ukuri rurimo. No gukururukana ukwizera umuntu kugira iki, ariko umuntu ni mugari nyine utazi umuntu muri we icyatekereza n'icyagamije. Urabona ya mafaranga wajya guma amwe gukora umushinga, kwiga umushinga iki nayo wamaga nyine ngo njye kugura imyenda n'iki byose, hari ayo nakoreshaga utundi nkatubika nyine nkagenda nkashyira kuri konti yose. Nyine ayo wamaga naragendaga nkabika kuri konti nkabika kuri konti, ngira naho umugira umusinyateri wanjye kubera nyine kumwizera. Kennedy arangije ya mafaranga yose arayatwara. Ifungwa ryanjye niwe wari ubiri inyuma. Ni nayo mpamvu ubona mfite yamuka, mubona nkabura amahoro, nkagira iki nyine nkahita nisohokera nkabasiga muri ofisi mwenyine kubera ibintu yankoreye. Nuko nyine amafaranga yakuyeho nza gusinya sheki, mfite akabazo nyine kugira ngo nkakemure, basanga sheki ntizigamye, niko guhita banambikana. Nuko nguko byagenze. Ibyo bintu byabayeho koko? Yego. Kennedy niwe watumye ufungwa? Yego dadi, niwe watumye afungwa. Rero niyo mpamvu mubona nkagira yamuka yankoreye ibintu bibi cyane. Burya bwose